turongera turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose kandi muri amahoro nk'uko duhora tubifuriza iteka. Iyi ngiyi rero ni kampani yanyu Nzuri Business Group Limited idahwema kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, kandi rwose ku giciro cyiza cyane tubicishije kuri channel yacu ya Nzuri Market. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe. Kanda subscribe cyangwa se s'abone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa niba rwose utarabikora, kugira ngo utazajya ucikwa na rimwe n'imari tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kubibona, tugiye kubereka inzu nziza cyane twabasure cyangwa se twabatembereye. Ni inzu nziza cyane ya kadastre igezweho iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama. Iyi nzu ikaba iri kuri kaburimbo kandi ari inzu nshyashya yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije ibikoresho bigezweho. Ni inzu kandi iri mu kibanza kinini cyane kubera yuko iyi nzu iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 600. Murumva ko ari ibibanza bibiri mu by'ukuri ugendeye ku buso busanzwe bw'ikibanza bwemewe. Iyi nzu kandi ikaba yubakishije ibikoresho bigezweho, ikaba ari inzu nini cyane. Iyi nzu ifite ibyumba bine binini cyane byo kuryamamo, ndetse ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon nini cyane, salle à manger nini, cuisine nini ihagije, ndetse cuisine ikagira na stock. Si ibyo gusa no kubera ko kandi chambre principale yayo cyangwa se icyumba kinini cyayo gifite urwambaro cyangwa se dressing room, ndetse n'akabati keza cyane ko kubikamo imyenda. Iyi nzu rero ikaba ari inzu ifite parking nini cyane ibasha kujyamo imodoka umunani, ikagira jardin nini cyane. Nuvuga ngo ni inzu ifite hanze wacyuriza ubukwe mu by'ukuri. Ikagira kandi annex yayo rero igizwe n'icyumba twakwita ko ari icy'umukozi kinini cyiza kirimo plafond nziza, ikagira cuisine yo hanze birumvikana, ndetse na stock yayo, ikagira kandi douche na toilette byo hanze, ikagira kandi noneho naho kwanika imyenda hisanzuye. Ntabwo ari ibyo gusa kubera ko iyi nzu icyumba cyayo kinini principal nabwo gikunze kukigarukaho kuko ntigisanzwe, nacyo gifite ibaraza cyangwa se balcony, aho ushobora gusohoka mu cyumba rwose ukicarira hanze wifatira agakawa cyangwa se akandi kantu ureba muri jardin yawe ku muhanda. Akaba ari inzu iri kuri kaburimbo. Mu by'ukuri rero iyi nzu iragurishwa aha muri ya chambre principale nababwiraga. Icyiza twe tubivuga tunabibereka. Iyi nzu rero ikaba igurishwa kandi mu by'ukuri iragurishwa amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo, ugereranyije n'agaciro k'ikibanza. Ntababeshye, iyi nzu ikibanza irimo ntabwo cyagurwa munsi ya miliyoni 70. Abaye make ntabwo cyagurwa munsi ya miliyoni 70, kubera ko iri ahantu kuri kaburimbo, yubakishije ibikoresho bigezweho. Nuvuga ngo twari tubonye agaciro k'ikibanza miliyoni hagati ya 70 na 80, niko gaciro k'iki kibanza bitewe n'ukuntu kingana naho kiri, kuko kiri kuri kaburimbo. Iyi nzu ifite n'ikigega cy'amazi. Iyi nzu yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije ibikoresho bihenze cyane yuko mubizi ko byazamutse. Iyi nzu mu by'ukuri iragurishwa amafaranga atari menshi bitewe n'agaciro k'inzu n'agaciro k'ikibanza nawe iherereye, ariko kandi atari na makeya, kubera ko no kuyashaka ngo uyagwize nabyo ubwabyo ni akazi. Nyabuneka ntabwo tuba dupfobeje amafaranga yanyu cyangwa se ngo tuvuge ko ari makeya, cyane yuko nyine tuzi imvune zo kuyabona. Iyi nzu rero ifite ikibanza cya metero kare 600. Nababwira yuko ishaka miliyoni 150, ariko ziri negociable. Ni igiciro nyabuneka, ntabwo ari amafaranga ya nyuma. Ni miliyoni 150 z'amanyarwanda. Kera idolari rikivunja igihumbi ubwo byari ibihumbi 150 by'amadolari. Ibihumbi 150 by'amadolari hambere niko byahitaga bihwana, ariko kandi biri negotiable, it's negotiates. Nuvuga ngo rero
ibihumbi 150 by'amadolari, ubwo ni munsi gatoya yabyo, cyangwa se ya miliyoni 150 z'amanyarwanda, ni negosiyabule. Wowe biragusaba yuko usura iyi nzu, hanyuma wayisura ukavuga uti ngewe ndayigura aya ngaya, ayo mbasha kubona ni aya ngaya, ayo nyigura ni aya ngaya, ayo mfite ni aya ngaya, ibindi ukabiduharira. Icyo tugusabye ni ugutera intambwe ukayigeraho. Ni karibu cyane rero muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Si ibyo gusa rero, kubera yuko uretse kubarangira imitungo itimukanwa, igurishwa cyangwa se ikodeshwa, tubasha kandi no kumanaginga imitungo yanyu. Ni ukuvuga ngo yaba amazu cyangwa se ibibanza, ni ukuvuga kwa kuno uvuga uta iyi nzu yanjye ndashaka kwibyaza umusaruro, sinkishyurwa neza, simbona se umwanya wo kuba nabikurikirana. Twebwe nta kindi tubereho ni ukugushakira abakiriya, hanyuma tugakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, tukagufasha kuyishyuza, ndetse ukajya uvugana na konte gusa ibijyanye n'umutekano w'inzu, isuku, ubwishyure bw'abakiriya bayirimo, no kubashaka cyangwa se gushyiramo abakiriya, byose ukabiduharira. Nibyo twise property management. Ibyo byose muri Nzuri turabigukorera. Si ibyo gusa rero, ushaka kugura, kugurisha, tugane, uhamagara izo nimero nyine arizo 0788869797 cyangwa se 078123 Si ibyo gusa rero, wadusanga aho dukora n'ahandi, ni mu nyubako ya Centenary House. Wadusanga muri etaje yayo ya 2, ukizamuka muri asanseri uhita kata iburyo bwawe ugahita ubona Nzuri Business Group Limited, ukaza tukagufasha buri kimwe cyose wifuza ku kijyanye n'imitungo itimukanwa. Ari nako kandi wadusura kuri website yacu www.nzuri.rw, cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Turabakunda cyane, tubahaye ikaze. Uzahe umugabo ubutaka, ntatabubyaza umusaruro bazabamushyinguramo. Hanyuma uzagura ubutaka, kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari cyawe byanyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza, nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero, nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka, wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashobora kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura. Bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri miliyoni 4 kuzamura, mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litije, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etaje ya 2. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane, 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 2 3 0
123 078 222 0 123.